Ese wari wiha intego yo kureka isukari burundu ariko ukajya usanga yakunaniye? Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimed Plus. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe uburyo bushobora kugufasha mu kureka isukari cyangwa se mu kuyigabanya. Muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Lea. Kureka isukari ni kimwe mu bintu abantu benshi bakuze batangira kwibaza cyangwa se no gutekereza gufata uwo mwanzuro. Uretse abantu bakuze n'abantu bose bakuru bamaze kumenya ibigendanye n'ubuzima bazi yuko isukari atari nziza. Impamvu abantu benshi bashaka kureka isukari cyangwa se bagambirira kugabanya isukari mu mirire yabo nuko isukari ni kimwe mu bintu bifite uburyo bitiza umurindi uburwayi bwinshi butandukanye. Harimo uburwayi bwa diabete, umubyibuho ukabije, kugira ibinure byinshi byo ku gice cyo kunda, uburwayi bw'umutima, ndetse isukari ikaba ishobora ndetse no kugaburira amakanseri atandukanye cyangwa se amaserire ashobora kurwara kanseri akaba abaho bitewe n'ikoreshwa ry'isukari riri hejuru. Rero gukoresha isukari ni bibi ku buzima bw'umuntu, ariko uyu munsi ntabwo turi burebe ububi bwo gukoresha isukari nyinshi ku mubiri w'umuntu, ahubwo turareba uburyo umuntu ashobora kugerageza kwirinda gukoresha isukari nyinshi mu mubiri we, ndetse akanagenda akagera ku rugero ashobora kureka gukoresha isukari mu buzima bwe bwa buri munsi akayireka burundu. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya nuko ugomba kubanza kumenya yuko isukari ntabwo ari isukari yonyine twongera mu biribwa cyangwa se twongera mu byo tugiye kunywa. Icya mbere ukwiriye gutangira kwitoza ni ugutangira kumenya yuko hari n'ayandi masukari ushobora kuburya ariko ukayarya utayabonye, nko mu maji, nko mu mabiswi, nko mu makeke, ndetse no mu bindi binyobwa byose n'ibiribwa bishobora kuba biryohereye. Menya yuko kureka isukari table sugar iriya twongeramo mu cyayi cyangwa mu ikawa cyangwa se n'ahandi atari yo yonyine y'isukari. Iyo rero utangiye kuba uzi neza ko hari ibindi biribwa cyangwa se ibinyobwa byongewemo isukari, bizagufasha mu rugendo rwawe rwo gutangira kwirinda isukari, ariko uburyo bwose unazi ahantu iherereye. Isukari inganda nyinshi zishobora no kuyita ayandi mazina kugira ngo wowe nk'umuntu wifuza kuyireka cyangwa se kuyigabanya utabasha kumenya kubitandukanya. Hari hamwe uzabona yanditse nka corn syrup, ibintu byose byanditseho ko ari syrup bisobanura ko harimo isukari. Glucose nabyo bisobanura ko ari isukari. Fructose nabwo n'ubundi bwoko bw'isukari. Ibyo byose ni uburyo inganda zandikamo yuko muri icyo kinyobwa cyangwa mu kiribwa harimo isukari, ariko wowe ntubimenye kuko bakoresheje irindi jambo ritandukanye na sugar. Rero reba ahantu hose uzabona handitsemo glucose, fructose, sucrose, corn syrup, maltose, dextrose na cane juice. Izo zose ni uburyo isukari bashobora kuyandika ariko bakayiguhisha ntubimenye. Icya mbere banza umenye yuko ibyo nabyo ari isukari. Icya kabiri, kugira ngo ubashe kureka isukari, tangira usimbuze ibinyobwa by'ibinyamasukari, ubisimbuze ibindi binyobwa byenda kumera kimwe bidafite isukari. Dufate nk'urugero, aho kugira ngo unywe fanta isanzwe unywa ogazeze ukandiremo akadimu cyangwa se ushyiremo izindi flavors. Nk'abantu bari hanze mufite n'ibyo twita flavors, amazi ari flavored afitemo umuhumuro wumva nyine atari y'amazi cyangwa atari ya ogazeze isanzwe, ahubwo ifite akandi gahumuro keza ariko nta sukari irimo. Ikindi, ushobora no kugerageza kwinywera amazi yawe ugakandiramo akadimu cyangwa se ugashyiramo concombre cyangwa se ugashyiramo cloves. Wabinywa bikonje, wabinywa bishyushye, wanywa herbal teas, ibi bijyayi bikomoka ku bimera nk'umucyayicyayi, umwenya, rosemary. Ibyo byose bigasimbura bya binyobwa byawe wakoreshaga cyangwa se wakundaga birimo isukari. Icyo gihe nabwo uzaba uteye iyindi ntambwe mu kugabanya isukari ndetse no mu kuyireka. Ikintu cya gatatu, tangira ugerageza kugabanya isukari wongera mu biribwa cyangwa se mu binyobwa, cyane cyane mu binyobwa byawe, mu cyayi, mu gikoma
cyangwa se mu ikawa. Niba ukoreshaga utuyiko 3 cyangwa se utuyiko 4, tangira none ugerageze gukoresha 2, geraho ukoresha 1.5, ongera ugabanyeho gatoya, koresha 1. Ibyo bizatuma ubasha kugenda umenyera. Ubundi bushakashatsi buvuga yuko taste buds cyangwa se utu tuntu turi ku rurimi ubundi tumenyera taste cyangwa se tumenyera ihinduka ry'uburyohe bw'ibiribwa, bukamenyera byibura mu byumweru 2. Iyo hashize ibyumweru 2 ukoresha isukari nkeya, taste buds zo ku rurimi zitangira kumva yuko ubwo buryohe uri gukoresha buhagije, yaba ku munyu yaba ndetse no ku isukari, ku buryo wongeye gukoresha bya bindi wakoreshaga mbere wumva bifite isukari nyinshi cyangwa se bifite umunyu mwinshi urengeje uwo umaze kumenyera. Rero tangira ugerageze kugabanya noneho ya sukari wiyongereragamo. Twabanje kureba isukari utaruzi yuko irimo, dukurikizaho kureba ubwoko bw'isukari zihishwe. Izo sukari zihishwe tuzisimbuza ibinyobwa byiza bidafite isukari instead yo gufata amafanta n'amaji. Icya gatatu rero dutangira noneho kugerageza kugabanya isukari twebwe twishyirira mu byo turya cyangwa se mu byo tunywa. Noneho utu taste buds turi ku rurimi rwacu tugatangira kumenyera gukoresha isukari nkeya. Ikintu cya kane nacyo ugomba kugerageza nuko niba uri abantu bakunda dessert cyangwa se dessert y'ibintu nyine biryohereye. Ubundi dessert akenshi ni ibintu biryohereye usanga wakoreshaga wenda ice cream, cake, chocolat, ibintu nk'ibyo gerageza guhindura dessert yawe ibe imbuto. Ushobora gufata uwo muneke ufitemo agasukari, ushobora gufata raisin, imizabibu cyangwa se ubundi bwoko bwa fruit buryohereye byibura byo bifitemo isukari nziza iri naturel, kandi ibyo burya nta gupfa gukoresha byinshi cyane. Ibyiza itoze gukoresha fruit kandi ukoreshe bikeya. Ikindi niba byarakunaniye wenda nko kureka shokora, va kuri za shokora zifite isukari nyinshi, wenda ukoreshe za zindi zifitemo kakao nyinshi, 100% kakao cyangwa 70% ari kakao. Bizatuma quantité y'isukari yari irimo igenda igabanuka, ari nako twaturemangingo dufite two ku rurimi taste buds zawe zigenda zimenyera gukoresha isukari nkeya. Ikintu cya gatanu kizagufasha mu kugabanya isukari yawe ni ukuzajya ugira ibihe byo kurya kandi ukarya indyo yuzuye. Abantu benshi baticara ngo barye ibiribwa bitetse witeguriye mu rugo kandi byujujemo intungamubiri zigize indyo yuzuye, biretuva bisanga bari kurya snacks, utuntu two hato na hatoya, udushokora, utubiswi, utuji, utuntu nk'utwo tutari ku murongo bitewe nuko batariye indyo yabo yuzuye. Gerageza kuva mu rugo uriye, niba utanariye upakinge ibiribwa birimo indyo yuzuye, bityo bizakurinda gusonza bya hato na hato, bikurinde gushaka kuryagagura utuntu tutari twiza kandi turimo isukari nyinshi. Ikintu cya gatandatu ugomba kumenya nuko kumva ushaka ibinyamasukari cyangwa se craving y'ibinyamasukari ishobora kugendana n'uburyo mu marangamutima yawe umeze. Mu gihe wumva ufite agahinda, ufite stress, wumva ufite umujagararo, ni byiza yuko ugira umuntu ubiganiriza cyangwa se ubivuga ukabisora bikakuvamo, kuko kuvuga ni umuti wa mbere. Naho iyo ubyihereranye ukabigumana, ukagumana stress, ukagumana ko gahinda, bigutera kwirukanyina mu gushaka comfort cyangwa se mu gushaka ubuhungiro mu mirire. Kandi bitewe nuko isukari ituma habaho kuvuburwa k'umusemburo bita dopamine, iyo uyiriye wumva byibura umeze neza, bikagutera guhora ushaka kurya ibiribwa bibi. Ni byiza rero yuko mu gihe wumva ufite agahinda, mu gihe wumva ufite akadepression, ni byiza gushaka umuntu mubiganira, inshuti, umuvandimwe, waba ubona bikeneye yuko wegera umuganga wize ibigendanye n'imitekerereze ukamwegera, bizagufasha mu gutuma wirinda ikoreshwa ry'isukari ritari ngombwa. Ikintu cya karindwi ugomba gukora kugira ngo wirinde isukari, gerageza uryame kandi ujye uruhuka amasaha 8 mw'ijoro. Kuruhuka bifite ahantu bihurira
no kutagira stress, no mu kudashaka gukoresha ibinyamasukari cyangwa se ibyo twita cravings, ndetse bikagira naho bihurira no mu kumva umuntu atuje akarya neza. Niba ushaka rero kureka ikoreshwa ry'isukari riri hejuru, gerageza kuruhuka bihagije, ufata amasaha 8 yawe uruhuke. Niba ufite ibibazo byo kutaruhuka cyangwa se kudasinzira neza, wazaza tukagufasha. Ikintu cya 8 ari nacyo cya nyuma, ihanganire yuko impinduka zifata igihe. Hari igihe ushaka ufata imyanzuro ukavuga uti ngomba kureka isukari n'intezi ibi n'ibi, wabona bidakunze ugahita ubivamo. Oya, ahubwo gerageza wihanganire ko bizagutwara igihe mu gushifutinga uva mu gukoresha amasukari menshi ujya mu kugira ubuzima bwiza budafite amasukari menshi, kuko ni imigirire iba imaze imyaka myinshi. Rero no guhita uyivaho hari igihe bidahita byoroha nk'ako kanya, ahubwo bikagusaba yuko wewe wihangana nyine, be patient, ntiwirukankire guhita ubigeraho, ahubwo ugende buke bukeya nirwo rugendo. Tukwibutsa ko kureka ikoreshwa ry'amasukari menshi bizatuma ugira uruhu rwiza, bizatuma ugira imitekerereze imeze neza, bizatuma wirinda umubyibuho ukabije, bizatuma ibinure byo kunda byawe bigabanuka. Ikindi kandi bizatuma wirinda uburwayi bwa diabete, amakanseri, imivuduko ikabije y'amaraso, uburwayi bufata imitima, ndetse n'ubundi burwayi bwinshi ubushakashatsi bwagiye bwerekana yuko bufite ahantu buhurira n'isukari, kuko isukari ni kimwe mu mwanzi wa mbere w'ubuzima bwa muntu. Nibyo bintu rero twabahitiyemo bishobora kugufasha mu gutuma ubasha kureka isukari yawe. Niba wifuza ubufasha bw'umwihariko mu kugufasha mu kugena imirire yawe, wadusanga aho dukorera tukagufasha kuri Nutrimedi Plus. Dukorera Kimironko hafi ya Simba Supermarket. Waduhamagara kuri 0788 94 04 dufasha abo mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, mwese turabafasha. Mwatwandikira rero. Mwari kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesuleya, naho ubutaha.